ibyo wakora kugira ngo urwanye ububabare bw'umugongo mbere yo gufata imiti. Kuribwa umugongo muri iki gihe byibasira abantu benshi bitewe n'ubuzima babayemo. Uyu munsi umubare munini cyane cyane w'abakiri bato usanga bakora bicaye, bakarya bicaye, bakagenda bicaye, muri make ubuzima bwabo bunini bukaba bugizwe no kwicara. Ibi bigabanya cyane imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza muri rusange, kandi bikaba byagira ingaruka zikomeye ku buzima. Ubusanzwe ububabare bw'umugongo buri mu byiciro bibiri bitandukanye. Ku ruhande rumwe hari ububabare bworoheje, ku rundi ruhande hakaba ububabare bukomeye cyane. Akenshi uburibwe bw'umugongo burijyana nyuma y'iminsi mike, gusa ku bantu bamwe na bamwe ntibukunze kugenda cyangwa se bugahora bugaruka bikabatera ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku byo wakora kugira ngo urwanye ububabare bw'umugongo mbere yo gufata imiti. Niyo mpamvu muri iki kiganiro turi burebere hamwe ibintu binyuranye wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo wawe. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe ibyangombwa ukwiye kumenya ku buribwe bw'umugongo. Reka twibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe bimwe mu byo wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo. Ikintu cya mbere wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo. Ubusanzwe niba ukora akazi kagusaba kwicara cyane, jya ugerageza ufate akaruhuko, uhaguruke ugendagende. Ubusanzwe niba ukora akazi kagusaba kwicara cyane, jya ugerageza ufate akaruhuko, ntukarenze iminota 30 wicaye ahantu hamwe utararuhuka byibuze iminota 5. Ubusanzwe niba ukora akazi kagusaba kwicara cyane, jya ugerageza ufate akaruhuko, kuko kwicara nabi igihe kirekire biza mu bya mbere bitera kuribwa umugongo. Ikintu cya kabiri wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo. Hari intebe zibangamira umugongo, hakaba n'izindi ntebe ziwufasha. Reka tukugire inama yo guharanira kwicara ku ntebe nziza zidatuma umugongo wawe uhitamo. Ugomba kwicara urambuye neza, ibirenge biri hasi neza. Ikintu cya gatatu mu byo wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo. Guhagarara uhetamye cyangwa wunamye igihe kirekire byangiza umugongo cyane. Niba ugiye guterura ibintu biremereye, wikunama, ahubwo hina amavi, wegere hasi ubundi ubone kubiterura. Guhagarara wemye birinda urutirigongo kwihina no kukurya. Ikintu cya kane mu byo wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo ni ukwambara inkweto zidafite talo ndende. Ku bari n'abategarugori bakunda inkweto ndende high heels, buriya zibangamira guhagarara neza, zigatuma ndetse urutirigongo rwihina, bityo ukaba wagira ikibazo. Inkweto ndende zizwiho kwangiza urutirigongo no kwangiza umugongo muri rusange. Ikintu cya gatanu mu byo wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo ni ugusinzira bihagije. Kudasinzira bihagije bishobora kongera ibibazo by'uburibwe bw'umugongo. Gusinzira bihagije bigira uruhare runini mu gukiza no kuruhura umubiri ndetse no mu mutwe, bityo kuryama kuri matera nziza biwufasha kurambuka. Mu rwego rwo kuryama mu buryo bukwiye butabangamira urutirigongo, mu gihe uryamye ureba hejuru
shyira umusego munsi y'amavi. Mu rwego rwo kuryama mu buryo bukwiye butabangamira urutirigongo, mu gihe uryamye ureba ku ruhande, shyira umusego hagati y'amaguru. Zirikana ko ari ngombwa kuryama mu buryo bukwiye mu gihe uribwa umugongo kugira ngo bigufashe kuba wakira ububabare. Ikintu cya gatandatu mu byo wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo ni ukwirinda no kugabanya stress. Kwigunga bikabije kimwe no guhangayika cyane byongera cyane kuribwa umugongo, bityo shaka ibyo uhugiraho bigushimisha cyangwa ujye mu bandi kugira ngo wirinde kandi ugabanye stress. Ikintu cya karindwi mu byo wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo ni ugushyira ibintu bikonje ahakurya mu mugongo. Mu gihe uburibwe ari bwo bukiza nko ku munsi wa mbere cyangwa uwa kabiri, fata barafu ice uyishyire kandi uyigumisha hakurya. Impamvu ugomba gukoresha barafu ni uko igabanya kubyimbirwa mu gihe wagize ikibazo, ariko ntugomba kurenza iminota 20 iriho. Zirikana ko gushyira ibintu bikonje ahababara birinda kubyimbirwa no kubabara umugongo. Ikintu cya 8 mu byo wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo ni uguhagarika kunywa itabi. Abantu banywa itabi bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara zitandukanye zibasira amagufa kimwe n'umugongo by'umwihariko. Abantu banywa itabi bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara zitandukanye zibasira amagufa kimwe n'umugongo by'umwihariko. Ikintu cya 9 mu byo wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Ubusanzwe gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza, ariko ni bibi cyane gukora siporo mu gihe uribwa umugongo, bityo nyabuneka banza ugishe muganga inama mbere yo kugira siporo ukora. Mu gihe ububabare bwashize ushobora gukora siporo zikomeza umugongo, ariko bitewe n'inama wagiriwe na muganga. Ikintu cya 10 mu byo wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo ni ukugabanya ibiro. Kugira ibiro birengeje urugero bibangamira cyane urutirigongo, bityo kugabanya ibiro mu gihe ufite ibirengeje ni uburyo bwiza bwo kugabanya uburibwe bw'umugongo. Reka noneho turebere hamwe ibintu ugomba kumenya mu gukuraho cyangwa kugabanya uburibwe bw'umugongo. Ubusanzwe nta buryo bumwe bubaho bwo gukuraho ububabare bw'umugongo mu gihe uribwa cyane. Wagerageza gukoresha bumwe cyangwa uburyo butandukanye ukareba ubugukorera neza. Ni ngombwa kugana kwa muganga mu gihe ububabare bw'umugongo wumva bukomeye kandi bumaze amasaha arenga 72, ni ukuvuga iminsi 3. Bitewe n'uburyo urwaye, nyuma y'ikizami muganga akugenera imiti cyangwa ubundi buryo ugomba kuvurwamo. Reka mbashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku byo wakora kugira ngo urwanye ububabare bw'umugongo mbere yo gufata imiti. Muri iki kiganiro tumaze kurebera hamwe ibintu binyuranye wakora mu kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo. Muri iki kiganiro kandi tumaze kurebera hamwe ibyangombwa ukwiye kumenya ku buribwe bw'umugongo. Reka twibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka nanone tukwibutse ko ushobora kongera kumva iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza izi ngingo zinyuranye twabaganirijeho, kandi ushobora no kugisangiza abandi kugira ngo akamaro bikugirira bikagirire na bagenzi bawe.
reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.